Ndagusuhuje kandi nkwifurije ibihe byiza cyane wowe ukurikiye Itabaza TV kandi ukurikiye Faith Reporters. Aka kanya ndizera ko umeze neza kandi ukomeje kugira ibihe byiza, amahoro n'amahirwe kuri wowe wahisemo kudukurikira. Ngiye gusuhuza nitwa Sami Celestin, imbere yawe urahabona umunyamakuru ukorana n'ibitangazamakuru bitandukanye yitwa Rwamapera, ariko by'umwihariko agakora kandi akaba na nyiri Faith Reporters. Tunejwe no kubana nawe. Yego nanjye. Tugiye kuganira, ariko ikiganiro tugiye kugirana turerekeza amaso muri RGB ni urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu Rwanda. Mu minsi yashize watambukije inkuru ivuga ngo gukora iyobokamana muri iki gihugu bisaba kuba uturuka mu muryango wemewe. Urangije uravuga uti RGB Yusta Kayitesi. Iyi nkuru iri ku rubuga rwawe rwa Faith Reporters, ariko iyi nkuru irimo makuru ki mu ncamake? Ni amagambo Dr. Yusta Kayitesi yavuze bari mu nama y'akanama mpuzamadini yabereye hano i Kigali. Bavuga rero no ku bintu bijyanye n'uko abapasitoro cyangwa abashumba bose bagomba kuba bafite diguri mu bijyanye n'iyobokamana, kugira ngo haveho akajagari nk'uko bivugwa. Rero muri iyo nama nibwo Dr. Yusta Kayitesi uyoboye RGB yavuze aya magambo. Nk'uko nyine yavuze niko yayavuze, nta rindi ryanjye nongeyemo, avuga ko gukora iyobokamana hano muri iki gihugu bisaba ko umuntu agomba kuba aturuka mu muryango wemewe. Ubwo ni ukuvuga ngo bazita faith based organizations cyangwa imiryango ishamikiye ku idini. Ko agomba kuba aturuka muri iyo miryango yemewe, ni ukuvuga ngo utagaragaje icyangombwa cy'uko uri umwangirikani cyangwa umupantekoti, ntabwo byemewe buriya kujya kuri YouTube ukavuga ijambo ry'Imana cyangwa n'ahandi hantu ukabwiriza ubutumwa nk'uko wowe wasomye ibyanditswe byera. Ahubwo ugomba kuba ufite urwandiko rugaragaza ko uturutse aha n'aha, maze ukabona gukora. Ubwo aho naho mvuze ni uko haba hemewe, hari idini ryiyandikishije rikemererwa gukorera mu gihugu. Bityo rero ugomba kuba ubwiriza iby'iryo dini kandi ryemewe gukorera mu gihugu. Yego. Bivuze ngo iryo dini nta muntu ufite uburenganzira bwo kugenda ngo nitegeye Nyarutarama. Nari ngiye kuvuga ngo nta muntu ufite uburenganzira bwo guturuka nka hariya Nyarutarama ngo ahaguruke rwose avuga ati njyewe nje kuvuga ubutumwa, nta ruhushya bifitiye se, cyangwa bivuze iki? Ibyo bintu biremewe, ariko nyine ugendeye ku magambo ya Dr. Yusta Kayitesi uyoboye RGB, ntabwo byemewe. Koko nubwo nyine haba hari ibintu byinshi mu gihugu bitaba byemewe, ariko abantu bakaba bihanganiye abandi gusa, ariko igihe icyo ari cyo cyose babishyira mu bikorwa. Ndaguha urugero. Ujya ubona ko amapikipiki, abamotari, hari igihe umuntu yicaraho, umuntu w'umubyeyi, umukobwa afite agasatsi ke yakoze neza uko abyumva, hanyuma kugira ngo ashyireho kasike akayifatira hano hejuru, akagenda iri hejuru, kandi kasike ni helmet nyine protecting umutwe igihe habaye ikibazo, ariko ikagenda hano hejuru. Icyo kintu ntabwo cyemewe. Ariko nyine
baba bihanganiye gusa kikabaho ngaho gutyo, ariko bashatse bakubura dosiye kandi cyakora ku bantu benshi. Rero urebye rero n'iki kibazo abantu kubera ko gavumenti sizo ntabwo zizi ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu igihe cyabayeho cya giprotesitanti, isi kigenda ku principles za giprotesitanti, habayeho umudendezo w'umutimanama, conscience, kuvuga ngo iyo umuntu asomye mu byanditswe byera akavuga ati kubera ibyo nize ibyo mbonye ntabwo nzajya nkora ku isabato, icyo gihe ntabwo umuyobozi wawe wo ku ruganda cyangwa ku ishuri wigishaho ku kazi kawe yabaga afite uburenganzira bwo kukubwira ati zana urwandiko rwa pasitoro wawe rugaragaza ko uri umudivantisite. Ariko ubu ngubu byakorwa kubera ko kwizera kw'abantu, leta zo mu isi ntabwo zikuzi, zo zizi amadini n'ibyo yemerewe kuvuga cyangwa gukora mu bihugu byinshi. Ni ikibazo gihari, ntabwo biri aha honyine, ariko twebwe nk'abantu b'Imana ntabwo tubitindaho kubera ko tuba tuzi umwuka ubiri inyuma, umwuka wa Satani wo kugira ngo agwabize ubutumwa bwiza, maze amadini iyo aba yifitiye gahunda yo kugira abayoboke benshi, akenshi atitaye ku kuba ese koko abantu barajya mu ijuru, aba yifitiye gahunda yo kugaragara neza imbere ya za leta, bikaba ari byo bishyirwa imbere kurenza umutimanama w'umuntu icyo umuhamiriza gukora. Nta gitangaza, ariko nibyo bihari nubwo bitarashyirwa mu bikorwa, ariko nibishyirwa mu bikorwa abantu benshi birwa bisararanga ku ziri za YouTube, ntabwo byaba byemewe. Ubwo nyine yabibazwa, abantu bagenda barangurura bavuga ati mumenye Imana, mwitege Kristo agiye kuza, ibyo byose ntabwo biba byemewe keretse afite uruhushya rw'idini. Yego, tugiye kubisesengura ariko turareba mu buryo bubiri. Hari uburyo bwo kuvuga ubutumwa, hari n'uburyo bwo kuyobora itorero cyangwa kuyobora idini runaka. Rwamapera, Yesu ndibuka ko ari kumwe n'abigishwa be, yarababwiye ati nahawe ubutware, ariko si reka, hari umuntu wambwiye ngo njye mvuga ibintu ariko mvuga ibintu nanabisoma mvuga aho biri. Reka nsome muri Matayo igice cya 28. Matayo igice cya 28. Nawe udukurikiye rwose niba ufite Bibiliya, uze tujyane muri Matayo igice cya 28. Turasoma mu gice cya 28 duhereye nko ku murongo wa 16. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu atuma abigishwa be mu mahanga yose. Ndashaka gusoma mpereye ku murongo wa 18. Nuko Yesu arabegera avugana na bati, nahawe ubutware bwose mu isi no mu ijuru. Mu ijuru no mu isi, cyangwa ni nahawe, simbizi, sinzi uko mu cyongereza havuga. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Rwamapera, ninde ufite ababigishwa bari kumwe na Yesu icyo gihe kubu batakiriho? Iyo nshingano ubu ngubu ifitwe n'abandi yo kubwiriza ubwo butumwa. yo kubwiriza ubutumwa.
kubera ko Kristo avugana n'aba bantu iyi nshingano ntabwo yayihaye institution cyangwa ikigo cyangwa itsinda. Mu by'ukuri iyi nshingano yayihaye buri muntu ku giti cye. Umuntu wese rero ufite icyo azi kuri Kristo afite inshingano yo kukibwira undi, nta kindi. Yaba yarize afite doctora, yaba ari umuturage wa Mwiri nta kintu azi cyo mu ishuri, ariko yaramenye Kristo, uwo Kristo azi agomba kumubwira abandi, hanyuma abandi bagahitamo bakavuga bati uyu nguyu ibyo avuga si byo cyangwa nibyo. Yego. hanyuma uti umuntu wamaze kumenya Kristo niwe ufite inshingano yo kumumenyesha abandi, ariko se bigakorwa gutyo gusa nta ruhushya, nta umuntu akifata gutyo gusa Uruhushya agaturuka nko mu ngage, ni urugero, yarangiza ati njyewe rwose. maze rero nuko wenda iki kintu tuvuga ni ikibazo kiri ku isi hose. Leta zo mu isi cyane cyane izishamikiye ku myumvire ya gikominizme y'Abashinwa n'abandi bari iyo ngiyo, ntabwo zinyurwa n'ububasha zifite mu kugenga ibikorwa remezo, amashuri, amavuriro, gukora uburyo imiti izamo mu gihugu, uburyo abantu bakoramo ingendo. Ibyo ngibyo ntabwo bigihagije kuri leta zo mu isi. Zumva ko zatera indi ntambwe zikagenga n'imitima y'abantu. Naho ubundi kitabaye icyo kibazo, bitwaye iki jyewe kuba narumvise Kristo uku n'uku nkabibwira abantu? Icyo kintu gisenya hehe? Gisenya irihe hame ry'imitegekere y'abantu? Ni ukuvuga ngo nuko nyine isi yabaye corrupted, kandi nyine abantu bari no muri izi nzego ntago bazi umugambi wa Satani, bo baba bazi ko bakorera ibihugu byabo. Ariko mu by'ukuri bitwaye iki jyewe umuntu w'i Kayonza, iriya za Mwiri, za Kageyo, guhaguruka nkavuga uko nanjye numvisemo Kristo, uko namwizeye, nkabibwira abantu, yaba mu ruhame cyangwa umuntu ku giti cye? Ibyo bintu bisenya irihe hame rya leta. Ariko niyo mpamvu umuntu ashobora kubaza ati ariko umuntu akabikora uko nguko gusa. Yego, umuntu yabyibazaho, ariko no kubaho kw'amadini nabyo ni byiza, agakora inshingano zayo, kuko ahari niyo, kuko kubera ko zo leta ziba zifuza ko umuntu niba azanye kontineri y'ibitabo, zimenye ninde ufite ibyo bitabo, bivuze iki, ese bigize ingaruka twabibaza nde? Kuko leta zifuza cyane kuba zigenga imitima y'abantu, ziba zikurikirana utuntu nk'utwo. Ariko mu by'ukuri umuntu yakabaye ari mu gihugu cye yizewe. Nk'uko umuntu avuga ati ubwo nohereje umwana wanjye ku ishuri, afite ari umuhungu agiye kwigana n'abakobwa, agejeje igihe iki n'iki cyo kuba afite amahitamo, azakora igikwiriye. Natagikora ingaruka zizamubaho we nka we ku buzima bwe. Bityo rero, ariko gavumenti zo mu isi ntabwo zikizera abantu,
zirababona zikibaza ibyo batekereza mu mitima yabo, zikabigirira impungenge, bityo rero zigashaka kugenga umuntu asoma iki, ninde wakimuhaye. N'aya madini yakabaye abaho mu buryo bwo kwigenga cyane, ku buryo idini ritabazwa riti ariko umushumba wa Kabarore afite diguri. umushumba w'inka bisanzwe, umushumba ubwo wa pastor. nanze kuvuga ngo pastor kugira ngo nimugaturika byiyumvemo, ariko leta ntiyakabaye ibaza icyo kibazo, kuko ntiba koko sinzi niba uwatandukiriye cyane ari uw'idini, ku buryo leta yabonye ko idini ibyo zikora, amadini ibyo akora hari ibintu bipfuye cyane bitaganisha abantu mu ijuru, ko ahubwo bijyana abantu mu by'isi, noneho bigatuma leta iterwa ku by'isi yibereyemo, noneho igashaka kugenga amadini kugira ngo akore neza iby'isi. Ariko mu by'ukuri amadini abereyeho kubwira abantu iby'ubwami bw'Imana, nta kindi. Ibyo kugerayo amahoro nubwo amadini abikunda, idini ryakabaye rishishikaza ise koko uyu muntu atagezeyo amahoro noneho azagera mu bwami bw'Imana amahoro, uyu muntu azagera ku rurembo rwo mu ijuru. Ejo n'ibyiringiro igihe polisi y'u Rwanda yari yaje kwigisha gerayo amahoro mu itorero ry'Abadiventisti i Remera, aravuze ati ntabwo dushobora kwigisha abantu uko bazajya mu ijuru amahoro, bazagerayo amahoro tutabanje batabanje kugera iyo bajya hano mu isi amahoro. Urumva rero ko idini riba rishishikajwe cyane n'imibereho y'abantu hano mu isi, ariko mu by'ukuri iyo ntabwo ari inshingano y'idini. Na Kristo yaravuze ati abakene muri kumwe iteka ryose. Ariko nanone nibanza ari abagatulika babivuga ngo roho nzima mu mubiri muzima. Sinzi aho byanditse ibyo tubyibare, kuko Kiliziya Gatolika ifite imvugo nyinshi zitanditse muri Bibiliya. Cyakora naje kumenya ko nta myaka 100 ibyo byanditse muri ntuza, muri bya bitabo biyongereyeho byabo bibashyigikira. Icyo rero mu by'ukuri ntabwo hakabaye harimo gukururana, kubonana nabi, nk'aho amadini hari icyo bakora hirya gishobora guhutaza abantu. Ahari amadini niyo yateye intambwe akajya ahutaza abantu, noneho leta zigashaka kurengera abo bantu, cyangwa leta nizo zagize inyota nyinshi yo gushaka kugenga imitima y'abantu. Ariko amadini leta itarebye neza amadini yayobya abantu da. Hari amadini agira inyigisho ziyobya, niyo mpamvu leta igomba kugira impungenge. Nk'uko kuyoba ku buryo hari amadini urumva nka leta nibivuga iti abana bajye ku ishuri, abantu batanga mituweli, abantu bagira indangamuntu, ushobora kujya mu idini runaka bakakubwira batera kareka iby'indangamuntu cyangwa kujyana umwana mu ishuri cyangwa gutanga mituweli, ugasanga ibyo utabikoze. Aho ngaho rero ni naho hari ikibazo, hari ikibazo. Uretse ko nyine uko navuze ko leta zo mu isi ntizizi n'umugambi wa Satani wo kuburizamo ubutumwa bwiza n'imitima y'inama y'abantu. Umuntu niba ari umunyacyaha nafatwe abazwi by'icyo cyaha yakoze. Hari amategeko aba ari mu gihugu. Kuki se ahubwo icyo cyaha tutakirinda aho kugira ngo guhaguruka rero ugatera idini ukarivuga uti ugomba kwigisha iki n'iki, n'indi ntambwe ubuteye ishobora kubangamira ibintu byinshi binakomeye cyane. None niba iryo dini ari ryo riri guturukamo ibyo byaha, ubundi idini ni uko tuvuga ngo idini kuko ni ukwizera kw'abantu. Umuntu abazwa icyo kintu ku giti cye kuko ni ukwizera kwe. Erega haba hari n'ibindi bintu byinshi abantu bize
bakora cyangwa badakora kandi leta itagenzura cyangwa ikanagenzura. Nose ko hari abanyabyaha benshi, abo banyabyaha ni amadini yabazanye, ahubwo ko hari amadini menshi ibyaha nabyo bikabaho. rero ibintu nuko dusa naho twatandukiriye, ariko leta mu by'ukuri icyo zakabaye zikora nuko ziha umudendezo abantu mu guhitamo ibyo babona bibaboneye mu myizerere yabo. Jyewe rero niba kwizera kwanjye kumbwira ko saa 9 z'ijoro aribwo ngomba kubyuka nkasenga, sinzi icyo mba mbangamiyeho leta kugira ngo leta igenzure imenye ati koko saa 9 z'ijoro uyu muntu kucyabyuka ubugiye kucyabyuka bizamubuza gukora akazi neza. Ninkora akazi nabi bazanyirukane, bashyiremo undi mukozi ukora akazi kabo neza. Niyo mpamvu mu mahame ya giprotestani yaragiye akwira mu isi, uretse ko muri iyi minsi ibintu byarahindutse cyane, leta zisigaye zararakaye cyane ku bintu bijyanye n'imyizerere, ku buryo umuntu aba atemerewe no kuvuga no guhanura amakuba. Avuga ati mwitonde rwose imperuka igiye kuza cyangwa ibyago bigiye kugwira abantu, kandi leta yo bibyemewe kubivuga, avuga iti ikirere cyarahindutse mumenye ko imvura igiye kugwa mwimuke, ikimura n'abantu aho ishaka iti rwose, kandi nta n'ikintu kiraba ikabivuga. Ariko gihe navuga nti muramenye rwose Sodoma na Gomora habaye ibi niba abantu bararimbutse, nkatanga ingero nyinshi, nkavuga nti iki kintu ntimugikore, guhanura amakuba kikaba ikibazo. ngo we nta fact uba ufite. Ngiye byo mvuga bakabikerensa ngo nta facts mfite, kandi byanditse mu ijambo ry'Imana. kubera ko bitari scientific. Scientific ni iyihe? Who has that science? Nivuga ngo iyo umuntu avuze ati climate change, where is it? Kuvuga ngo ikirere ngo cyarahindutse, navutse kiruko. Ariko kubera ko hari abafite ububasha bwo kugena ikiri science n'ikitari science, ubwo nyine bakavuga bati ibintu byacitse, abantu bashyire aha n'aha. Abantu iyo urebye n'ibi bintu bya climate change usanga n'umuntu kubaho ku isi, umuntu ameze nk'umwanda mu isi, ko umuntu yanduza isi, ko umuntu hagira ate. Ariko ibyo bintu byose bo bemerewe kubivuga uko bashaka, ariko umuntu mu kwizera kwe ntabwo aba yemewe kuvuga uko abyizera. Ibi ni ikibazo gihari kandi kiri ku isi hose. Twebwe nk'abizera tuba tubibona, nta nubwo biduteye ubwoba, ahubwo twe tuba tuzi ko kugaruka kwa Kristo kuri hafi. Iyo n'amadini atangiye kwifuza gukora ibyifuzo bya leta, kandi yakabaye akora ibyifuzo by'Imana, icyo ishaka ku bantu bayo. Iyo reka nk'urugero muri Amerika hari movement ikomeye cyane. Tuzi ko Amerika ari igihugu cy'ubuprotestani, nkatwe Adventiste tugitangaho urugero cyane. Ariko hari ikintu bashaka guhindura gikomeye cyane. Ikintu bashaka gukora ngo nuko idini rigenga leta, ba restoration, ba redeemed, abo bita ba evangelicals, ni nabo bagize igice kinini cy'abantu bo muri Amerika mu bintu byo kwizera. None icyo bashaka gukora, baravuga ngo leta ya Amerika, abanyamerika bamaze kononekara mu mico mbonera, bagatanga igisubizo cy'uko habaho leta igendera ku mahame y'idini. Ushobora kuba uri umwevangeliko uri muri restoration, ukumva nkaho ari ikintu cyiza ko waba ufite perezida w'igihugu
ibintu byose mu gihugu bigendera ku idini, ariko biba bishatse kuvuga ngo umuntu utari umwevangeriko, umugaturika azaharenganira kubera ko hari igisata kimwe, kuko idini ni ukwizera kw'abantu, niko byakabaye, kandi kwizera kw'abantu ntabwo abantu bagomba kumva kimwe mu buryo bumvamo Imana igihe cyose. Buri muntu aba afite intambwe yateye, buri muntu Imana ifite uko yagiye imwihishurira. Bityo rero iyo ushatse kuvuga ngo leta ibeho ihana ibyaha abantu bakorera Imana, leta ibihane, uba uri mu buyobe. Ariko icyo aho muri Amerika no ku isi hose birahari, na hano mu Rwanda uba ubona rwose leta yifuza cyane gukorana n'amadini kugira ngo igire ibyo igeraho, ariko leta yakabaye ikora ibyayo n'abantu bakabwiriza ubutumwa bwiza buganisha abantu mu ijuru. Umunyarwanda umwe Nkurunziza niwe waririmbye ati amahoro ngo umubwiriza abwirize, n'ukiranura ashobore gukiza, ibintu byose nta mubyigano, buri muntu ku by'amahoro. Ariko bisa naho bitagikunda mu isi, abantu twese leta zo mu bihugu zimeze nk'abakomunisite, abacayina, leta zo mu bihugu zimeze nk'abisilamu, nka leta za kiyisilamu ni idini, gushyiraho sharia law, amategeko leta n'idini bigomba kuba byumvikana, ariko mu by'ukuri iri ni itandukaniro rigomba kuba rihari, leta igakora ibyayo n'abantu bakizera ibyabo kandi ntibibabaze leta mu buryo bizeramo. Hari igitekerezo cyatambutse kuri iyo nkuru watangaje, nshaka kugira icyo kivugaho. Hari uwavuze ngo Yesu yatoranyije abarobyi, umuganga, umusoresha n'abashomeri, ntabwo yatoranyije abatambyi cyangwa abakuru bo mu idini y'Abayuda bitwaga ko bize mu mashuri yo guhamagara kw'Imana, bitandukanye n'uko abantu cyane ko nawe Yesu ubwe atize mu ishuri na rimwe. Ibi rero ntibikomoka ku Mana. Uyu muntu aragaragaza ko aba bantu batari barize kandi ko na Yesu atari yarize. Ariko ese koko Yesu ntabwo yari yarize? Ubundi yari akeneye kwiga? Icyo ni ikibazo kimwe. Ikindi, hari umupasitori mu minsi yashize, ngira ngo reka yenda ne kumuvuga, ariko hari mu kiriyo cyo kwa Ezra Mpyisi, aravuga ati abantu bavuga ko abigishwa ba Yesu batari barize, ati ariko namwe mufata abantu bamaranye na Yesu imyaka 3 babana hariya ni 3 babana nawe umunsi ku munsi, amasaha rwose hafi ya yose y'umunsi, uretse ubwo wenda twakuramo ayo gusinzira, ariko nabwo babaga bari kumwe nawe. Ati ufata iyo myaka uyigereranye n'abavuga ngo bariga bakabona bachelor's degree, kandi bize amasaha ngira ngo nta nubwo abarenga 8 hari ku munsi mu gihe cy'imyaka 3, kandi harimo n'ibiruhuko. Uyateranyije wasanga yarayagereranyije, usanga ayo ku bwa Yesu niyo menshi cyane. Aravuga ati aba bantu ubwabo bari bafite kwiga kurenze guhanitse. Icyo kibazo nicyo uri buze gusorezaho, koko abigishwa ba Yesu ntabwo bari barize, ariko se koko ko uyu muntu yavuze ngo na Yesu ubwe ntiyari yarize, koko Yesu yari akeneye kwiga ubundi? Sinzi context abibonamo, ariko nkuko natangiye mvuga ko kwizera iri ni ihame nawe Kristo yararihamije. Kwizera nuko umuntu ku giti cye, yaba yarize yaba atarize, kandi uko kwizera yakwamamaza yaba yarize yaba atarize. Kristo ntiyize,
uti yari akeneye kwiga amashuri, ni ukuvuga ngo sisitemu yo kwiga yari ihari kandi ifitwe n'abatambyi. Kristo rero kugira ngo anabwirize iby'ubwami bw'Imana yagombaga kuba ari umuntu wanyuze mu ishuri muri sisitemu yari ihari ya kiyuda yo kwiga ibyanditswe byera. Bityo rero na Kristo ibyo yakoze ntabwo byari byemewe kirya gihe. Iyo biba nko muri iki gihe, Kristo ntabwo yigeze ajya muri institution n'imwe ngo agiye kwiga, kandi n'abigishwa be ntabwo bagiye muri iyo sisitemu n'imwe. Kubana na Kristo ntabwo bisaba kuba warize. Kristo we yatoranije ababonye babana nawe. Muri uko kubana na Kristo natwe tubana nawe. Kandi iyo Kristo yatandukanaga nabo yarabatumaga bakagenda. Nyine ni Kristo n'Imana. Kuriya ni ukubana n'Imana, ntabwo ari ukubana n'umutambyi. Sisitemu abantu uburyo bigagamo no mu buryo busanzwe, ubwubatsi cyane cyane niyo tekinoloji yari ihari muri icyo gihe. Hanyuma n'iby'idini nabyo byari bifitwe n'abatambyi. Ibyo bintu byari bihari, nta na kimwe Kristo yakandagiyemo, nta na kimwe abigishwa be bakandagiyemo. Ariko nyine isi y'icyo gihe n'Abaroma bari bahari, kandi nabo bari bafite sisitemu zihari zihamye z'imyigire. Biratangaje cyane ko n'Abaroma nta kibazo bagize cyane ku bantu batize ibyo byanditswe, kuko bo ntibari bazi n'ibyo ari byo. Ariko biratangaje kubona ko ahubwo abantu b'abanyedini nibo bajyaga bagira ikibazo kuri aba bantu, haba batuyusese mwene kanaka basaba n'aba, noneho bakumva ko ikibazo cyabaho ko abantu bakwiriye kuba barigishijwe n'iyo sisitemu ihari. Rero no muri iyi minsi yacu nuko wenda abantu bashaka gushyigikira impamvu zabo, ariko nta sisitemu Kristo yizemo. Bityo rero n'umwigisha nta sisitemu yari yarizemo intumwa ze. Bityo rero no muri iyi minsi ntibisaba ko umuntu yavuga ijambo ry'Imana ari uko yize muri iyo sisitemu. Gusa kubera ko amadini yihuje na za leta bagashyiraho amabwiriza nk'ayo, kandi amadini yarabyemeye, numvise abasenyeri, bangirikani, ba kiliziya, abashehe babivuga bati rwose ibi bintu nibyo, ko umuntu agomba kuba yarize, ni byiza ko umuntu aba yarize. Ariko gushyiraho itegeko koko abantu bize bafite na mwuka w'Imana bayobowe n'ijambo ry'Imana barahari, banaboneka pe. Nta n'impamvu yo gukurura umugozi kuri iyo mpamvu, baboneka kuko barahari. Ariko kubigira itegeko ni ikibazo. None se batabonetse byagenda bite? Ni ukuvuga ngo abari criteria ihari, noneho umuntu wese yaba nta mwuka w'Imana afite, kuko ayo mashuri siyo atuma mwuka w'Imana aba mu muntu kugira ngo asobanure iby'ubwami bw'Imana hano mu isi. Bityo rero ubwo bazajya bashyiraho ufite iyo diguri. Ibyo ntabwo ari byo. Ariko amadini yarabyemeye kandi bo bagaragaza ko nta kibazo babifitemo. Ariko ngereka mpumuriza abantu, amadini yose nubwo yagambanira kwizera kw'abantu, amadini si yo kwizera kw'abantu. N'ubundi abantu ijambo ry'Imana bazarivugana, n'ubundi ijambo ry'Imana rizabwirizwa mu buryo bufatwa ko butemewe, kandi nta n'ikibazo nubwo hazajya habamo imbogamizi iki n'iki, abantu babazwa ibintu byinshi, ariko ubutumwa bwiza bugomba kubwirizwa mu isi. Pasitoro ubifitiye ubushobozi nabikora good, ariko natanabikora bizakorwa n'undi, kuko n'ubundi kwizera umuntu arabwirwa akagenda agafata umwanzuro ku giti cye,
kandi nawe akagenda akabibwira mugenzi we uko nguko. Bityo rero iyo ubonye uyu mwuka ugiye gutuma habaho ikibazo cyane mu baturage na za leta zabo, kubera ko leta zigiye ziha uburenganzira bwo kumenya ibyo abantu bizera no kubigenga. Noneho umuntu azaviriya we abwirize uko yumva, agiranye ikibazo na za leta. Bigiye gutuma rero leta nyinshi zigiye kugwa mu mutego zo kuba zifite abanyabyaha bo zita abanyabyaha benshi bazigomeye, ariko mu by'ukuri aba bantu ntabwo ari abanyabyaha, ahubwo gereza zuzure bafate abandi ahubwo b'abanyabyaha aba ari bo barekurwa batahe, noneho abantu bafata ko ari bo banyabyaha kandi atari abanyabyaha aba ari bo bafungwa. Leta rero zizahomba imbaraga z'aba bantu, kwigengesera kw'aba bantu, kwitwara neza kw'aba bantu, n'ihumure aba bantu bakabaye baha abaturage bagenzi babo mu bihugu byabo. Abantu bavuga ko abigishwa ba Yesu batari barize bafite ishingiro. Iyo bavuze kwiga ntabwo bize amashuri, ntabwo bize theology ya system yari iriho yemewe, koko theology yari ihari. Abayuda bari bafite system yigisha iby'iyobokamana uhereye no mu bitabo bya Mose. Iyo system yari ihari. Abigishwa ba Yesu iyo system ntibayigiyemo, ahubwo bo bumvise ijambo barizera kandi bakurikira Kristo. Baramukurikira igihe cyose kugeza ubwo anavuye no mu rusengero akanagira n'ibyo aruvugaho. Baramukurikira aho agiye, no ku musozi wa Elayono arabigisha iby'iminsi y'imperuka. Ibyo bintu ntabwo byari bihari mu bitabo bya Danieli na bariya system ya Kiyuda yari ifite uko ibyigisha n'abantu babyemerewe kubyiga, bityo ntabwo iyo system bayigiyemo. Ariko abumva ko Kristo kwigisha kwe kungana n'amashuri y'iki gihe, ubwo nabo niko babyumva, ariko kwigisha kwa Kristo nta system ntaho guhuriye na system yari ihari yo kwigisha iyobokamana. Ahubwo kwari ukumenya Imana uko abantu bayumvise, uko bizeye, bagakomeza uko. Hari igitekerezo kimwe kugira ngo tuve kuri iyi ngingo, hari igitekerezo kimwe nshaka ko uvugaho, banza ari icy'umuturanyi wacu wo mu Burundi nkurikije uko kivuga. Yaravuze ngo iyo ni imikorere ya Roma, akarengane kabaye mu binyajana, banza ariko yashakaga kwandika, bazira ko batemerewe gutunga no gusobanukirwa ibyanditswe byera. Mpemu yera, umwigisha w'umuhanga, bamuhindura ubusa. Ni igihe cy'ubutware bw'umwijima. Urumva ko nagerageje gusoma uko yanditse kugira ngo numvikanishe ko ari umuturanyi wacu ahari wo mu gihugu cy'u Burundi. Dusuhuze bene data bo mu Burundi. Ushingiye kuri iki gitekerezo, ibi nawe niko ubibona, ngo ni igihe cy'ubutware bw'umwijima. Ikindi yavuze ko ari imikorere ya Roma, akarengane kabaye mu binyejana, barazira ko batemewe gutunga no gusobanukirwa ibyanditswe byera. Ayo magambo ye arakomeye, ariko ntabwo acyumvikana mu matwi y'abantu muri iyi minsi. Isi yibagirwa vuba, uretse ko na Roma ifite imitwe y'ingabo yazo y'abajesuiti bagenda bacengeza ibinyoma mu bantu, kandi bifashisha na za leta bafite. Iyo tuvuze Roma, abantu sinzi n'impamvu badafite n'impungenge za Roma, kuko Roma ni empire, yabayeho ari empire, kandi ni ukuvuga ngo n'ubu bafite inyota yo gutegeka. Kandi Roman Empire, ubutegetsi bwayo bwari bukomejwe na Kiliziya Gatolika. Aha rero iyo mbivuzeho mpita nsaba nisegura kuri bene data benshi babemera Kiliziya Gatolika. Rwose nabemera, bajyanywe no kwemera Bikira Mariya, nta bindi bazi. Ariko igenda avuga kuri system ya Kiliziya Gatolika ko
yabereyeho kugira ngo ihamye amahame y'ubutegetsi bwa Roma mu isi. Bityo rero niyo mpamvu ibihugu by'Uburayi byabigizeho ikibazo cyane, birigobotora ku ngoma ya Roma, n'ubu Protestant bwahagurutse. Mu by'ukuri abantu ntabwo bari bemerewe gusoma Bibiliya. Ubu ngubu Kiliziya Gatolika ntabwo yabikora ngo iveyo yerure ibuze abantu bayo gusoma Bibiliya, ariko hari imihango myinshi cyane ituma umwemera rwose yibagirwa Bibiliya, akabona ibintu byinshi bimuhagije ku buryo n'ubundi Bibiliya atayisoma. Uretse ko nayo buryo yanditsemo, ibyo ni iyindi ngingo ntabwo twabijyamo. Ni ubuyobe buyobesha abantu, bubuza abantu kumenya Imana, n'ibintu byinshi ntitwabijyamo. Ariko abantu na leta zo mu isi zakabaye iki kintu zikibazaho, kuko Roman Empire ni ubutegetsi. Ese abantu bibwira ko Roman Empire igifite Kiliziya Gatolika mu isi, iricaye nta bintu ishaka gukora kugira ngo yigarurire ubutegetsi mu isi, igenge isi? Abantu bakaba babyibazaho, ariko ubona abantu batabyibazaho. Kandi Roman Empire yari iranzwe n'agahato. Agahato bivuze iki? Umuntu ikintu cyose akora mu gihugu cye, nushaka ubutacyemera ariko gikore ku gahato, bo nta kibazo babifiteho, kuko bari bashishikajwe no kubona agahato, abantu bahatirwa ibi n'ibi bakabikora, bashishikajwe no kubona amafaranga, bashishikajwe n'ibintu byinshi. Niyo mpamvu batahaga umudendezo ngo abantu basome ijambo ry'Imana. Abantu kugira ngo Bibiliya iboneke, abantu barishwe ibihumbi n'ibihumbi, miliyoni z'abantu. Abantu bose bagerageza gushyira Bibiliya mu ndimi zabo kikaba icyaha, abantu baricwa, abantu bararengana, n'ibintu byinshi. Ariko leta zo mu isi zirantangaza kubona buri munsi naha Kayinde w'umudivantiste ajya guhoberana na Papa, kandi Papa ahagarariye Roma pe. Sinzi niba yaramushyiriye intambara ikomeye, simbizi. Ariko ibyo tubyihorere, isi niho tugeze, kandi ibyanditswe byera bitugaragariza igihe nk'iki ko leta zo mu isi zahana ikiganza n'ubutegetsi bwa Papa n'imyumvire ye. Ni ukuvuga ngo n'imyumvire yo mu isi yose, uburyo economy igengwamo, uburyo abaturage bafatwa mu bihugu byabo, byose biri mu mahame ya Roma, kuko niyo itizera abaturage bayo. Abantu mbese bakabaho bigengesera leta, aho kugira ngo leta ahubwo yigengesere kudahutaza abaturage. Ibyo byose ni imyumvire ya Kiliziya Gatolika. Abantu bakabaho bose bikekaho ibyaha. Ibyo byose ni imyumvire ya Roma. Abantu bakabaye bafite umudendezo, bagasenga Imana uko babona, uko bayumva, uko ibihishuriye, kuko nyine ni Imana. Ariko ibyo byose bigenda bisiribanga mu isi. Cyakora iyo tubibonye twakabaye twibaza icyo Imana idushakaho, kandi twakabaye tumenya ko kugaruka kwa Kristo kuri hafi, kugira ngo noneho twiyeze mu buryo bwa nyabwo, kugira ngo dukiranuke ku Mana yacu, kugira ngo twongere twiyunge n'Imana, twe gutekereza ko Kristo azaza kera, kuko ibi byose ni ibimenyetso by'uko Kristo ari hafi. Iyo tubonye agahato, iyo tubonye leta zo mu isi rwose zishishikajwe n'ibyo abantu batekereza mu buryo bw'iyobokamana, zikaba zishishikajwe cyane no kubona ibyo abantu biga mu iyobokamana, kandi zakabaye zishishikajwe n'ibikorwa remezo, ibyo bintu byose iyo tubibonye, twebwe tumenya ko Kristo ari hafi kugaruka. Bityo rero hari icyo tuba tugomba gukora mu minsi nk'iyo. Ibyaha byacu twakoze kera kubyihana, guhitamo ubuzima bwo kugenda amahame y'Imana, no gusaba Imana ngo idufashe
mu minsi nk'iyi kugira ngo twebwe ubwacu no kwizera kwacu kudacogora. Ibi ni ibintu abantu bizera Imana bakabaye bitayeho cyane, batitaye ko nubwo byaba bisaba ko kugenda muri iyo nzira byatuma banafungwa, ibyo byose bakabyirengagiza, ariko abantu bagashaka kubana amahoro n'Imana yabo. Rwamapera, mu itorero nicyo yenda tugiye gusorezaho. Mu itorero harimo evangelism cyangwa se ibwirizabutumwa, niryo twahereyeho tuvuga tutese ninde ukwiriye kubwiriza ubutumwa, ariko harimo na administration cyangwa imiyoborere y'itorero, cyangwa reka tuvuge muri rusange idini. None niba umenya ubutumwa uwakiriye Yesu, reka tuvuge ku bakristo, uwakiriye Yesu niba afite inshingano yo kujya kubibwira abandi bataramumenya, ibijyanye na administration byo abantu bakwiriye kubikora gusa, cyangwa se imiyoborere y'itorero, umuntu uri aho ngaho niho ukwiye kuza akayobora itorero gutyo gusa, ntiyakandagiye mu ishuri cyangwa yanagezemo ariko afite makeya, agapfa kuyobora gutyo gusa, ugasanga umuntu. Sinzi icyo wita gupfa kuyobora gutyo gusa, kuko nibwira ko turi abakristo kandi ko twizera ko tuyoborwa na Mwuka Wera. Ntiwasanga ariho RGB yagize impungenge? Rero RGB iyo impungenge ikwiriye kuzijya kuko yo ni leta. Ahubwo ndibaza umwizera impungenge nk'izo azikomora he? Wenda nabo bafite system bakoreramo nk'uko, ariko mu by'ukuri umwizera yakaba ayoborwa na Mwuka Wera. Icyo cyo kirahagije, ibindi by'amashuri biki byose biza nyuma. Ariko Mwuka Wera, keretse niba tutemera Mwuka Wera, tutizera ko Mwuka Wera hari kandi ko ahagije kugira ngo ayobore abantu b'Imana mu byo bakora byose. Ikindi, inshingano z'idini, cyane cyane idini icyo rikwiriye gukora mu gihe hari leta zibangamira umudendezo w'umutimanama. Idini cyane cyane itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, uretse ko iryo torero atari n'idini, ariko abantu bose bavuga ko ari Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, iyo ikintu cyitwa umudendezo w'umutimanama gikozweho, bagomba guhaguruka bakakibwira leta. Niba ari ibikora, niba ari umuyobozi w'umurenge, niba amabwiriza avuye muri government ubwayo, iki kintu nibo bagomba kukibwira, kuko leta zo mu isi ibi ntabwo babizi. Itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi nizo zifite inshingano y'ingiyi yo kwibwira leta. Niyo mpamvu mu 1800 muri Amerika bahagurutse bagashaka gushyiraho itegeko rihatira abantu kuruka icyumweru. Itorero ry'Abadiventiste nibo bahagurutse ari nambarwa mu gihugu, basobanurira leta ko icyo bakora ari ukubangamira umudendezo w'umutimanama, ko umuntu agomba kwihitiramo. Barabibasobanurira, ntibabyumva, barabiregera, barabitsinda. Ntabwo rero iyo niyo nshingano ya institution nk'idini. Ni ukugira ngo barebe ese no mu mategeko ahari umwizera wacu niba ari hariya ntashobora kubangamirwa n'iyi ngingo. Ibi bintu bagomba kubivuga kandi bagomba kubigaragariza leta mu bugwaneza. Leta ikabibona, yabirengaho bagomba kuyirega mu nkiko, bakarega itegeko, bakarega amabwiriza kwabangamira ivugabutumwa. Ibi niko bigomba kuba biri mu isi. Ariko iyo leta ziraho amadini ashishikajwe na zagerayo amahoro, hakirengagiza inshingano nk'izo, ashobora kuba wenda atatirengagiza ko koko mu bihugu baherereyemo nta kibazo gihari, nta muntu ubangamiwe mu ivugabutumwa. Niba ntawe nta kibazo, ariko niba hari amadini, iyo niyo nshingano yabo. Ntabwo inshingano y'amadini iri kugira ngo bahaguruke bahuze ikiganza na leta,
hanyuma noneho kugira ngo leta ibone uburyo itegekamo abantu. Leta ishobora gutegeka abantu idakoresheje n'idini, ubwo bushobozi irabufite kuko ibafatira ahantu henshi rero kandi ibya leta ishinzwe birahari, birasobanutse, ntaho bihuriye no kwizera. Leta ntabwo igena ibintu biri abstract, bitagaragara. Hoya leta ijyana na facts zihari zifatika. Niba ari ukubaza intebe, igomba kubazwa mu buryo ikomeye, n'inini leta ishobora kukigenzura. Hese koko abantu babaza ibintu bikomeye kuko ni facts zihari. Ariko byinjiye ku kwizera kw'abantu, aho leta ntacyo biyibwiye, igomba kugarukiraho. Uwo ni umudendezo w'umuntu w'umuturage wese mu gihugu. Ngiye nimva yo nkizera nti rwose isi ubu ngubu nkavuga nti ngewe izuba ririya mubona, nkavuga nti ngewe si izuba, iriya ni inyenyeri. Rwose icyo ntigikwiriye guhaguruka gishishikaje leta ngo rwose ngo bigiye gusubiza iterambere ry'umurenge inyuma biki. Ibyo ni ukubeshya. Idini rero rigomba kuba rihari, itorero ry'Abadivantiste riburanira iki kintu cy'itegeko ry'icyumweru muri Amerika. Habayeho n'ingingo ivuga ati noneho oya, kubera ko ari mwe muhagurutse, duhindure isabato aba ari wo munsi wo kuruhuka muri iki gihugu. Baravuze bati oya, kuko hari n'abantu batemera isabato. Rero izo nizo nshingano z'amadini mu isi. Niba ziyakora simbizi, niba zitayakora bikubita agashyi. Ariko ibintu byo kugenda bihuza na leta, ntabwo mvuga ko badakwiriye kubikora, ntibabikora. Ariko umuntu wese wizera Kristo kandi yizera no kugaruka kwa Kristo, hari icyo bimubwiye kandi biduha kwitegura kurushaho. Ubutumwa busoza waha umuntu wari udukurikiye? Nta butumwa budasanzwe busoza. Abantu ni bashikame mu bihugu byabo, bizera Imana kandi bayoborwe na Mwuka Wera, kandi babyizere pe. Umuntu wese wumva ko hari icyo Imana yamubwiye, agisangize bagenzi be, akibabwire atitaye niba idini ryamutumye niba ritamutumye. Hanyuma ibimubaho byose yizera Imana kandi ashima Imana ko hari ibimubayeho byose. Dukomeze gukorera Imana tudatinya. Kizi umuntu abazi ko nta muntu arwanije, ahubwo aravuga iby'ubwami bw'Imana. Nta rwikekwe ufite ko ari umuntu urwanije, ko ari ubutegetsi bw'akagari urwanya cyangwa ugamije kubangamira. Waba warize waba utarize, ushobora kuvuga icyo Imana wayizeho, icyo wayibonyeho, kuko Imana yiyereka umuntu ku giti cye igendeye ku mutima nama we. Uwiteka rero aduhana umugisha. Ni Keri Rwamapera twaganiraga. Njyewe nitwa Sami Celestin. Wakoze cyane kudukurikira, ukomeze kugira ibihe byiza.